habamo no kubyara ibyitwa ketone. Izo ketone rero iyo zigeze mu maraso zituma umuntu agira umujinya, niho wa mushiha w'abana barwaye bwaki uva. Kagame nawe yivugiye ko bimwe mu byamuteye urubavu ruto ari uko yakuriye ku mufa w'indagara mu rwego rwo kumwondora, kubera ko ababyeyi be bari impunzi batari bafite ubushobozi bwo kumubonera indi ndyo yuzuye. Byashoboka ko uyu mufa w'indagara wondoye Kagame mu buto bwe waba ari wo Benyamini Rutabana yaseserejemo mu gisigo yise Inkera y'Abatutsi. Ahari wenda Rutabana yihimuraga kuri Kagame wamuzomereye ko igihe yakoraga videwo y'indirimbo ya Afurika yambaye ubusa ku gihimba kandi ari kapiteni mu ngabo z'igihugu. Mu bihe byo mu ishyamba iyo umusirikare runaka wo mu Nkotanyi ukomeye yasahuraga imbyeyi y'umushishe ikamwa, Kagame akayirabuka, Kagame nawe arayimwamburaga ngo ijye imukamirwa. Bihamya ko imiterere y'umubiri wa Kagame nayo ifite uruhare muri zimwe mu ngeso ziranga kamere ya Kagame, zirimo ubwambuzi no kwikubira ibyiza. Kamere ya Kagame kimwe n'iy'undi muntu uwo ari we wese ni urusobekerane rw'imico, imyitwarire, ingero, ingeso, imvugo ndetse n'intumbero ngenga byihariwe nawe ku giti cye. Niba rero ingeso zigize kamere ya Kagame tutazivuye imuzi zose mu iriburiro, umuntu ntiyabura kwibaza ati none se Kagame iyo tubona uku cyangwa se iyo twumva kuriya, iyo kamere ye ni iyihe? Kuko hari aho ugera ugasanga intero yabo ari igira iti Kagame ni ikirumira habiri, ni igisahiranda kibi cy'igisambo, ni rwa rujindiri burya ntirwijuta. Bakarangwa no gusuzugura abanyarwanda by'umwihariko ndetse no kugambanira abanyafurika muri rusange. Akurura ingoto yumvise ahari ubutunzi, umururumba w'ubutegetsi we uzamuta ku gasi. Babagaye Kagame bakomeza bagira bati nirusahurira mu nduru, isi harusahuzi, utema yeze yazonzwe n'irari ry'icyubahiro, mbese n'iyambata y'ubwibone yishyanutsa mu bazungu y'umunyarwanda araye ubuhoro bimugwa nabi. Umwicanyi ukaraba nkaba nkora amaraso umucuzi w'inkumbi, n'imvugo y'inyandagazi iteye isoni, mugashoza ntambara, intamunoza, umugambanyi, umuhemu abuza abantu amahwemo, umutwe we urafunze kandi ntahwema kwishuka ko ari umunyarwanda wenyine ushoboye. Yanga urunuka undi munyarwanda aba ari intiti, umukire, icyamamare cyangwa se waba ukunzwe. Yabaswe no kumva ibisingizo bimurata. Abikiriza iyo ntero inegura Kagame bungamo bati yoretse u Rwanda, Nyanda w'Irahama ni Nyirabuheri, umunyeshyure n'ubudode, ashaka kwikubira ibyiza wenyine, ahuguza utw'abandi, areba ibyiza by'abandi akajigima. Ni wa muntu uhora arukuruje, ni ndimangatanyi, umunyamwaga, umugizi wa nabi, umugome, ni karimi ka shyari, acumuzwa n'akamanyu k'umutsima kandi ari nako ajujubya abanyarwanda. Uko ukomeza gutega amatwi wabifatira Kagame ku gahanga, uzumva bakomeza bagira bati yahinduye amagufwa y'abanyarwanda ubucuruzi kandi abanyirabayazana y'ubwicanyi, ariko anahora yinyigiza inzangano n'imyijyane mu banyarwanda. Abanegura Kagame batinya no kuvuga bati nuwo ukangata, naho ubundi ahora yahutswe acungira kuri ba gashaka buhake b'abazungu, ari nako bashora abana b'u Rwanda mu ntambara z'urudaca. We n'umuryango we bigaramiye igorora
yakoze ikirenge aho rukomeye. Muri abo nyine bagaya Kagame hari abo njya numva bagira nanone bati umwirasi biratana ubusa asenya iby'abandi, yuhiye akuya aburana amahugu umunyabugugu, dore kandi aragarika ingogo muri Kongo, ari nako yirirwa yidoga imicuzanyo ya Kongo nyine. Mujyangahimano gusa utajya inama na mba. Imiborogo n'amaganya y'abana b'u Rwanda bumuza kwijuta mu manjwe y'imishinga yo kwirata ubwe ariko idafitiye u Rwanda n'abanyarwanda akamaro muri rusange no mu buryo burambye. Ariko nanone aho bigera hirya ahandi ho ugasanga imvugo yabo arigira iti namwe rwose ni imfura y'u Rwanda, mukigitangwe udatinya, umugabo w'icyusa n'ubukaka utera intambwe irambuye nako yesa imihigo ihamye, ikunda ibibondo ni akabando k'abasheshe akanguhe, intore yesa n'ingoga, uzirabwoba nyamurasana aho rukomeye, umushabitsi, inyaryenge, umuhanga. Aba bashimagiza Kagame bongeramo bagira bati u Rwanda yarukuye aharindimuka, u Rwanda aruteje imbere, u Rwanda arutembesheje amata n'ubuki, u Rwanda ararutengamaje, none ruratekanye iteka rutimaje ituze, ihumure riri hose kandi ruhinda amahoro. Abandi nk'abo bashyigikiye Kagame bakungamo bati yakebuye abanyarwanda bakamuramo umujonjamo n'umuteto, none dore abanyarwanda barakerebutse, ari nako kandi batengamaye isoko hose, umurava no kutiganda, umutwaro ubereye ingabo kandi ingabo intyoza intavugirwamo, utica umugambi, aharanira imigabo agahamya ijabo, agira ishyaka, niwe washoboye gukumira itsembambaga, injege itajijwa kandi itajegajezwa n'ibijujura. Dore n'ibintu by'ibiciro bya hutututsi bikiramba i Rwanda, ibintu by'amabara y'impu, amoko n'uturere byagiye nk'ifuni iheze. Umunyarwanda wese arishyira akizana, tekinisiye wacu Kagame ntawe aheza, ntawe yica muhoro busa, arenganura inzirakarengane zose, azi guhitamo neza, aha gucura umutungo we intangarugero ku kwita ku rugo, umuco nyarwanda yawuhesheje agaciro, kubera we ubunyarwanda bwagarutse ibuntu kandi bwuje inema. None se Rusagara yamwise iriba ry'uburumbuke, yatumye umunyarwanda arambura amaso areba kure. Uretse abo batsimbaraye kugaya Kagame cyangwa abo bandi utatsinsura gushimagiza Kagame, barabusanga ejo bagaya Kagame, bwacya ugacyana ayandi nabo bagatonda umurongo w'abamushimagiza. Hari yewe n'abamurata uyu munsi, ejo zigahindura imirishyo ibwonko habo, maze ugasanga bari mu bamugaya, ibi bigera n'aho kumuvumira ku gahera. Hari kandi abo usanga bamushima kuri imwe ariko bakamugaya ku bindi. None se kamera Kagame ubwo ni iyihe? Akayamvugo y'ubu aho ntiyaba nawe ari wa muntu mugari, yaba se ahindagurika nk'ijuru nk'uko abanyarwanda babisanganywe mu mvugo? Uhereye kuri uru rusobekerane rw'ingeso za Kagame, ukitegereza uruhererekane rw'ingiro, ukuramo igicumbi remezo kidahinduka, kikaba aricyo kiranga kamere ya Kagame. Kamere ya Kagame kimwe n'undi muntu uwo ari we wese, ni urusobekerane rw'imico, imyitwarire, ingero, ingeso, imvugo ndetse n'intumbero ngenga byihariwe nawe ku giti cye. Izo ngeri n'ingingo zigize kamere ya naka ibyo rubanda baheraho bagira bati nta kabuza biriya byakozwe na naka, cyangwa se bati nta shiti y'inyandiko yanditswe na runaka. Kamere rero idahinduka ya Kagame niyo dusesengura. Kamwe kitwa
kami ka muntu. Uwo ni we mugenga w'ingiro n'intumbero bya Kagame, niyigena icyo agamije, mbese ni irindiro ry'irari rye. Nyine ubwo niho ruzingiye. Mu gusesengura kamere ya Kagame turifashisha ikirorero gikomatanya imenyabizima, imenyangeso, imenyabwonko, imenyahuro ndetse n'urusobe rw'ibikikije Kagame. Duhereye kwifashisha imenyabizima, iyo wegereye Kagame ukamwitegereza ugereranyije ubona afite uburebure buyinga metero imwe na santimetero 85. Mbere akigira umusatsi mwinshi wabonaga ko umusatsi we ujya ku birende, ku buryo iyo yambaraga ingofero inyuma akayikuramo ubonaga urusingiti rw'ingofero rushushanyije umusatsi we. Ni umugabo w'urubavu ruto unanutse cyane, ku buryo wagira ngo afite umuzi umuzonga uhora umununuza, cyane cyane ko iyo yambaye agapira bumwe bwa t-shirt ubona amagufwa y'urutugu yishushanyije neza mu mwambaro. Ubujana bwe ubona bworohereye cyane. Uko witegereza cyane ubona ko imikaya yo ku mubiri we ari nkaya ntayo rwose. Ariko rero usubije amaso inyuma, hari umugore witwa Nyiramashyongoshyo watashye Busumbakazi akuye ku mugabo we Runihangabo. Ibyo byatewe n'uko uwo nyine Nyiramashyongoshyo yarabonye undi mugabo akamubonamo ko akwiye kwitabwaho akagaburirwa indyo nziza, ko ngo uwo mugabo yarananutse biteye ubwoba. Uwo mugabo unanutse cyane rero Nyiramashyongoshyo yarabonye akaba ari Rwakagara. Kagame rero akaba ari ubuvivi bw'uwo Rwakagara. Bishoboka ko Kagame yaba ariho akura urubavu ruto. Uretse kandi n'iyo mikaya isa nkaho ari iya ntayo, uruhu rwa Kagame ubona ari nkaho nta mubyimba rufite. Iyo witegereje ku maboko ye ubona uruhu rwe rusa nk'urubonerana, uburyo usa nk'ubona uko amaraso atembera mu mitsi yo mu maboko ye. Iyi niyo mpamvu Kagame yambara utuganzaro cyangwa bamwe bita gants mu gifaransa cyangwa gloves mu cyongereza iyo ari gukoresha isuka mu muganda. Kandi ubona ko amagufwa ya Kagame ari maremare ariko afite umubyimba muto cyane. Ntekereza ko uramutse umubonye nta mwambaro yambaye ku gihimba ushobora kubara imbavu ze n'amagufwa y'urutirigongo rwe. Bishimangira ko buriya n'iyindi mikaya igize umubiri wa Kagame nk'urwagashya, gicamakoma, umwijima, impindura n'iyindi ari mitoya. Bikaba byaba imvano y'uko Kagame ashobora kugira umubiri udafite ubudahangarwa buhagije, ku buryo byanamuviramo kurwaragurika ya hato na hato cyangwa se kuzahara mu gihe ahuye n'ubuzima bukarishye. Rimwe na rimwe Kagame ajya agira ibyo bizazane bitewe n'imiterere y'umubiri we, nko kuruka igihe yakoze urugendo rurerure mu modoka mu muhanda utari uwa kaburimbo. Ibyo bikaba biterwa n'uko umubiri we udafite ingufu zihagije zo guhangana n'imihindagurikire y'ubutsikamizi. Ubundi iyo umuntu amaze amasaha arenga 10 adakoze ku munwa, ibinyamasukari biba bimaze gushira mu mwijima we. Umubiri we usigara ucungira ku binure kugira ngo haboneke imbaraga umubiri ukeneye. Ariko muri iyo mihindukire y'ibinure bitanga imbaraga habamo no kubyara ibyitwa ketone. Izo ketone rero iyo zigeze mu maraso zituma umuntu agira umujinya. Niho wa mushiha w'abana barwaye bwaki uva. Kagame nawe yivugiye ko bimwe mu byamuteye urubavu ruto ari uko yakuriye ku mufa w'indagara
mu rwego rwo kumwondora kubera ko ababyeyi be bari impunzi batari bafite ubushobozi bwo kumubonera indi ndyo yuzuye. Byashoboka ko uyu mufa w'indagara wondoye Kagame mu buto bwe waba ari wo Benyamini Rutabana yaseserejemo mu gisigo yise Inkera y'Abatutsi. Ahari wenda Rutabana yihimuraga kuri Kagame wamuzomereye ko igihe yakoraga videwo y'indirimbo ya Afurika yambaye ubusa ku gihimba kandi ari kapiteni mu ngabo z'igihugu. Uretse rero uwo mufa w'injanga, Kagame yongeraho ko yakuze abona abavandimwe be bahora bateye iperu basabiriza ikosho yo gufungura. Izo ngero Kagame we ubwe yitangiye zihamya ko yagiye ahura n'ibihe by'inzara byamuteye kugira za ketone mu mubiri, kandi izo ketone zikaba ari intandaro y'umujinya n'umushiha. Uyu mujinya n'umushiha rero bikaba imwe mu ngeso ziranga kamere ya Kagame. Ariko nanone mu gushaka guhangana n'intege nke z'umubiri we, Kagame yakunze gucungira ku kunywa amata akamwa ku nka z'imishishe, kuko yibwiraga ko amata y'izo nka aba akungahaye mu ntungamubiri ku rwego rwo hejuru zamufasha kuzana kabiri no kurengera amagara ye. Mu bihe byo mu ishyamba, iyo umusirikare runaka wo mu nkotanyi ukomeye yasahuraga imbyeyi y'umushishe ikamwa, Kagame akayirabuka, Kagame nawe yarayimwamburaga ngo ijye imukamirwa. Bihamya ko imiterere y'umubiri wa Kagame nayo ifite uruhare muri zimwe mu ngeso ziranga kamere ya Kagame, zirimo ubwambuzi no kwikubira ibyiza. Tukiri kuri ibyo by'urwo rubavu ruto, umunyamakuru wa Jeune Afrique François Soudan yabihereyeho abwira Kagame ko ngo ari byo bimuranga nk'icyitegererezo cy'uko Abatutsi bateye. Yabivuze nyuma y'uko Kagame amubwiye ko ibipimo by'umugasha w'inyarubuto mburanyabutanu, umwe bita DNA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, byerekanye ko mu basekuruza ba Kagame harimo Abahutu n'Abatutsi. Kagame yahise amusubiza amubwira ati, ni icyerekana ko ibipimo by'umugasha w'inyarubuto mburanyabutanu bihinyuza abokamwe n'intekerezo zivangura. Ndi ikiremwa muntu kandi n'abandi bantu bose nabo mbona nk'ibiremwa muntu, babaremera mu iremwa ry'Imana, barabagendera ku impindukire, nuko meze nta kundi kundi. Igisubizo cya Kagame ucyumvise kimerekana nk'umuntu ushyira mu gaciro kandi ugendera mu mahame y'urumuri, akazirana n'icyakora umwiryane mu bantu gishingiye ku bwoko, akarere cyangwa se ibara ry'uruhu. Ariko nanone ku rundi ruhande, ikinyamakuru The New York Times cyasohotse ku ya 6 Mata 2024 kivuga ko imbarurisho cyangwa ibyo bimwe bita statistics zerekana ko 82% by'imyanya 199 yo hejuru muri guverinoma y'u Rwanda bifitwe n'Abatutsi, naho hafi 100% y'abakora mu biro bya Kagame ni Abatutsi. Ibi kandi binyibutsa ko ahagana mu mwaka wa 2004 Kagame yatanze itegeko ryo kwica umwe mu basirikare bamurindaga nyuma y'uko Kagame yaramaze kumenya ko uwo muhungu ari Umuhutu yibeshyeho ko ari Umututsi. Bityo rero igisubizo cya Kagame yahaye François Soudan nuko kuganagura yakoreye uyu musore hamwe n'iyo mibare y'abari mu myanya ikomeye mu butegetsi ni zimwe mu ngero zerekana imwe mu ngeso zigize kamere ya Kagame, ariyo yo kurimangatanya, aho usanga imvugo ye ihabanye n'ingero ye. Nuko rero urambe ubuze naho utaha.